Alo. None se Toxi bimeze bite? Ni fresh kabisa. None se Toxi ni ikihe kintu cyakubayeho wiga utekereza ukumva kiguteye agahinda? Ni ukuntu mwarimu w'icyongereza twigisha yadukubitiraga kwandika ibaruwa, none nkaba maze imyaka 5 ndangije narabuze uwo nyandikira. Yandikire mama wawe. Ntabwo yize. Yandikire papa wawe. Nimwandikire musaba boxer. Alo. Ndakumva muzehe Kivu. Mu Rwanda uzi ko hari umuhanzi wahitinze 001 yongeye akorana indirimbo na Diamond. Wapi? 001 se yakoranye indirimbo na Rema. Oya ntabwo ari ibyo. None se muze uwo muhanzi yitwa nde? Bamwita Gitafu. Muze iryo zina ko numva ririshya mu bahanzi bo mu Rwanda. Ngaho muze nkubitiraho agapera kamwe numve. Ubita kurika kandi umugore arataka maze azana amazi. Kubita dore indirimbo ifite ubutumwa. Uragatumwa kuzimu bitunguranye, iyo ndirimbo ni ifite ubutumwa. Alo muzehe Kivuzo. Tukisi uzi byabaye? Yesu bongeye baramubamba. Wapi? TikTok yatangiye guhemba mu Rwanda. Ntabwo ari ibyo. Havutse undi Yesu w'umwirabura. Oya mwana wa. None ubwo uzi ko yangurura kirindazi yabwaguye ikibwana kimwe. Ahe, ubwo se nibyo washakaga kumbwira muze? Yego mwana wa, ariko ayo makuru ni ingenzi. Bakugira umushumba wayo uzajya uyikama.